utwemerere tugushimire amashimwe ibyo twagezeho. Reka tuvuge gukomera kwawe n'ubudahangarwa bw'imirimo yawe, ni wowe ufitiye Imana. Mufashe twakire ababwiriza bacu muri iri torero Anglikani y'u Rwanda. Twindure ubutaka bwacu, turamye Imana, turi bande, murakoze. Abatugize umugisha ukomeye umurenge wose ubana n'ibyiringiro, nta muntu wanze guhinga ngo nta fumbire afite, kuko muri tekinike twiga tureba wa wundi uri hasi wa nyuma. Twari mu gushanga mu madini atandukanye, aho nagiye gusura nabizi ko urugamba rutoroshye mugitangira kino gikorwa, aho mwahinze intoryi mugatema n'udusimba kugira byose mugatemura kugishura ahantu henshi, ariko haheza mu barozi ngo nabe iby'ibiki n'iki b'abambasaderi beza, tukemera gufasha abapasitori bacu ndetse n'ababibyi kugira ngo iyi minisiteri ishobore gutanga umusaruro. Tugende tuyamamaze, tuyigire iyacu, biba ari twe biheraho twabagize umugisha wo guteranira. Bwa butaka bw'iwabo budakoreshwa neza. Nzana itiyo ry'amazi y'ibihumbi 135. Birashobora Imana yatwizeho ikatwohereza ishuri igatuma ugira ubuzima, ndetse n'abo turi guhindura nabo bakagira ubuzima. Nshimira cyane mukarushaho kwera, ariko reka turashimire yuko mwahisemo neza. Imana muri kumwe, itorero muri kumwe, ubuyobozi bwa leta muri kumwe, abafatanyabikorwa bose muri kumwe, imbere neza ntihagire ikibazo intege. Murakoze. Iyerekwa rije kutwibutsa inshingano zo guhinga neza no korora neza, ikintu cy'ingenzi ntakwirengagiza. Hari ababifata nka poroje, kuko poroje zigenda zivugwa zikabaho Iyo twirara tukarara utari, ntitwari kuramuka n'amashimwe, wenda twari gutwarwa n'ibigayitse, tugasoza umwaka turorongotana. Akira amashimwe y'ababyeyi bibarutse, akira amashimwe y'abo wahaye kubiba barasarura, akira amashimwe. Ubaha ahantu umugisha w'Imana w'iwanyu, umugisha w'Imana ube muri mwe, umugisha w'Imana ube ku byo mukora kugira ngo mudapfira ubusa, umugisha w'Imana ubaho mukorera n'aho mukora, umugisha w'Imana ube mu rubyaro rwanyu, umugisha w'Imana. Taramire wowe Mana.